Reka nongere mbifurize ibihe byiza, nizere ko mumeze neza cyane kabisa aho muri hagiye atandukanye. Nshimira abantu bo mu Rwanda, hanze y'igihugu mukunda platform Shot TV ibageza amakuru ya siporo by'umwihariko ku maklebe mukunda, equipe ya Hospo, equipe ya APR FC. Tukazivuga ko n'ama equipe mato hari amatonsi bari kugenda bangira ngo twagiye tugaruka kuri transfer za equipe ya Gorilla. Murabizi ko ama equipe ari kugenda yibaka. Gasogi United mwabonye ko Kenisi rwose amaze no kugarura wa muvandimwe Ngonogi Arrive, yari umwataka ukomeye cyane, yarabatakiye muri ya saison yatambutse. Rero bongi baramugarura, bamuzanye mu mibare azabafasha mu mikino retour, imikino bagiye gukina Peace Cup. Baramukeneye na Max Welaver na ashobora kuzagaruka. Peace Cup irahari na Heroes Cup irahari. Peace Cup irahari kabisa, kandi Kenisina aya mashampiyona mato noneho hari ukuna kurura akahita twaye banagira ku mikino ya nyuma. Kirango urabizi ko na Peace Cup yeruka ari ku mukino wa nyuma bara mu kimwe cya kabiri avamo. Nekeza ko rero ubu ngubu ari cyo giye kugira ngo ngere ahatane. Uwo ni KNC Fry wacu Kenisi kabisa. Mwari mutisashe nari nyine muri intro kabisa, mbasuhuza mbabwira ati ndabashimira abantu bakoze subscription kuri page y'imikino, ni page yanyu kabisa. Hari breaking ko nshaka kuzajya nza muri iyi minsi nanjye nkabahereza, ni ukuri kw'Imana. Muze kugenda muri ikiganiro twakoze kuri Nino, umuntu bita Rugangura Axel, papa wacu dukunda, yaba aretse itangazamakuru agiye he, yaretse byagenze bite? Aya makuru ndayafite. Muze kugenda ikiganiro mu kirebe kuri Nino, kirasohoka ejo ni saa 10, mucambuzo wa gisore ejo saa 10. Niyo gahunda. Umuntu bit Eban iyi radio kwa yo kwa Karenzi, hari breaking nyinshi kabisa nagiye nyimenaho, mvuga uburyo ki kabisa abanyamakuru bagiye bangajwa bo mu bisata bya siporo by'imyidagaduro. Amazina twaregeze tumentioninga twayagarutseho uyu munsi. Muze kugenda mu kirebe kabisa. Ubwo ayo n'amakuru hanze y'ikibuga kugira ngo tugende muri zino fields zose, tugende tugira iki, tugenda twuzuzanya, tuze mu kibuga turebe abakinnyi ama equipe yaguze, ariko turebe no muri twebwe en general abanyamakuru imeze bite, amaradiyo ari kuba tugiye ubumenyi buri diverse. Nibyo ngibyo mwari mutisashe bashaka, nibyo ngibyo bashaka ko tugendana mu neza cyane kabisa. By'umwihariko abantu bo ku Shot TV mukomeze mu nkunde aya ma platform yose nyenda nkicanaho, no kugira ngo ngende nzana imibare y'abantu benshi bakomeze nyine kuza bashyigikira. Ariko abo ngenda nkafata kuri Nino, mujye muza no ku Shot nyine, muze mukomeze mushyigikire. Muri bisiyo champion ihari, tujya no ku kibuga tukabereka ibyo kwerekana match byo nibigihari, no gukora ama highlight ya tukaganiza abafana, tugenda duhurira kabisa kandi muradukunda. Tujya duhura n'abafana avuga ati tubareba neza, ati n'umukobwa wacu sano kabisa mba mureba umwafanda kamenfoninga ati mwarimu baba we, ibi bintu si byo kwishimira koko, ibi bintu ni byo kwishimira. So ngiye kuzamuka n'aya makuru yose kabisa. Transfer equipe ya Hospo yakoze imyitozo mu Nzove, hari amazina akomeye cyane abiri, hari umukongomani, hari umunyazanzibar bagaragaye muri imyitozo, ariko ntabwo barasinyishwa na equipe ya Rayon. Ndaje mabwira ibyo abantu bagabo birarangira bite, babonye bate, barashoboye basinyishwe muri equipe ya Hospo. Robert Tinya bishimiye ko bitameze neza. Stay tuned, mukande kuri yo buto. Ndi muri studio ya Ego Sound, ndi muri Ego Sound studio. Ni studio nziza cyane kabisa iherereye hano Kicukiro mu Gatenga ku murenge. Muhagire abaye services zigiye zitandukanye zirimo kuri recording umuziki, gukora ibintu bigiye bitandukanye nyine wumva nyine twakora muri studio kabisa. Clement hari nimero zo ndi kuzibona neza cyane kabisa, 0788 umuhamagare rwose uraza umugereho aguhereze izo service muri Ego Sound Studio. Ibintu ni uburyohe cyane kabisa. So ndagira ngo twihute cyane, ariko nanone sinareka kwabwira ko turi kumwe na Luxury International, ni kigo, ni company y'umuhindi hano Sonatibe iruhande rwa Ministeri y'Ubuzima. Muhagere bacuruza ibikoresho bya furniture, intebe zo muri salon, intebe zo mu televiziyo. Urabona zane muri televiziyo bajya bakoresha abantu bicaye gutyo, ba host, ba guest babicayeho. Hari abarazifite za VIP premium zinahari. Bakwigira imishinga ibijyanye no kubaka, mugende mubarebe kabisa, barahari cyane. Hari ya Sonatibe, hari umukobwa ushinzwe kuba yagutembereza muri icyo kigo, kabanza ukareba ibyo bahakorera uko bimeze, babyita showroom, akakujyana muri iyo nyubako nyine berekaniramo ibyo byose bakora. Muhamagare kuri 0782 888 5 13 7 aragutembereza neza.
cyangwa abantu bari abroad mushaka kubigura ariko biri online kuko batanga free delivery regardless where you are. Bahamagare kuri searching kuri website yabo www.luxuria.rwa urahasanga niba ari igitanda amafaranga kigura nanga niyo 500 arahari. Ibyo bintu si uburyohe, ibyo ni mwari mutista ashaba yabikubwiye. Twigendere fura zanjye, twigendere kabisa. Abareyo bene data muze twirukange tubanze tuzamukire kuri ibino bizina bibiri bikomeye cyane. Ariko shareyo umva reka mubwize ukuri, iyi reyo yaje muri buno buryo mubwije ukuri ko bizagorana kwitwara igikombe. Mu myitozo hagaragaye abakinnyi babiri bashya. Mu myitozo yo mu Nzove hagaragaye abakinnyi babiri bashya. Hari umutaramu bita rutahizamu w'umunyazanzibar bamwita Raymond Lolendi Ndawundimala, mazina akomeye cyane. Ni ibihanyaswa niba bicyane kabisa. Hakaza umukongore Kongoman Namba Musikwaba Malik. Iyi murera murayicaye. Aba bakoze imyitozo mu Nzove. Robertinho ebana yabaga abitsaho cyane kugira ngo avuga ati aba nibo mu basore bamfasha. Ariko Robertinho mwibuka ijambo nabwiye ku munsi w'ejo ndikodinga ikiganiro mu bakinnyi batatu equipe ya Rayon Sports ikeneye. Robertinho yarababwiye ati nge ndashaka ko umukinnyi umwe ngira uruhare mu kumuzana. Baba we uyu Fad Bayo araza ubundi kuwa kabiri nibyo byabiteganyije ko azajya kwa gatatu. Fad Bayo ku munsi w'ejo rwose muzamubona hajya muri ijoro, ahubwo arahajya muri ijoro kwa kabiri kwa gatatu indi myitozo muramubonamo Fad Bayo. Uyu Fad Bayo byabanje kugorana cyane ku kijyanye no gusinya. Bakavuga ati turamushaka mu gihe kingana umwaka n'igice. Umwaje akavuga ati wapi ngo yagomba gukina i Burayi. Ati naza kina amezi 6 iyi retour de tumushakira indi kipe ikomeye cyane. Aha nkaho kwikinga kuko uyu mutara mu gihe mfite n'amakuru yuko harimo abantu rwose bari free. Gacinya Dennis chance nta kindi yakora sibyo kwemera nyine amezi 3 kuko n'umukinnyi bashaka n'umukinnyi ufite ibigunyere bumva yuko yagira ikintu afasha muri equipe ya Rayon Sports. Umuntu bita Foringanye n'umukinnyi mwiza n'utayizamu mwiza mu Senegal, ariko si utayizamu wazizereramo ukajya muri course n'aya equipe ya Zapel. Hapira abonye ko zatangiza Hapira isa nkaho iri no kugenda irangiza. Yatangiye kwirukana abakinnyi bamwe. Mwabonye ko Godwin Odibo bamusezereye. Twari babwiye uyu Godwin Odibo n'umunyanaje ariko ntabwo urwo rwegeze rwishimwa muri equipe ya APR. We namwe nawe Shedebe Johnson Nodobo w'ikintu kiri kugorana nawe yakaba yasezerero. Wafite amasezerano manini. Baravuga ati turaguheza aya mafaranga for free. Waravuga ati nge ni munyirukane mumereza amafaranga cyo mundeke niri amafaranga. Ni urwo rwego rwiwe. Arashaka kazafata zira miliyoni bantu bahimbwa hejuru 8 $. Wumve nawe ubure ki ikipe yari yakozwe mu mufuka. Reka bazane Chairman Deo byari bikwiye pe. Baba we aba bakinnyi bose bare Chris bose na amafaranga menshi bahembwa, nibo bahembwa menshi muri APR. So byo umunyarwanda nuze uyu nige na Clement $2,500. Abandi 8 yicaye kuri bench nawe unyumvira urwego rwa equipe. Robin Ngabo mu magambo yavuze nyuma y'imyitozo agana n'abanyamakuru yavuze ko bakeneye rutayizamu kandi agomba kwagera. Uyu Fad Bayo nyine niwo baba mentioninga nawe. Aba bandi bari kuza bashobora no kuza bakakina ku mande. Aba turi kujya tuvuga bakaza bagakina ku mande. Uri kumva? Ikindi nakubwira nubwo equipe ya Rayon Sports ishaka uyu mwataka ariko bagomba bikore mu maguru mashya. Murabizi ko hari igikombe cya Heroes, igikombe cy'ubutwari, hari n'igikombe cya Peace Cup. Ibi ni ibikombe byose bagomba gukina kandi bagaba bafite amahirwe kuba bakina na equipe ya APR. Nta ma equipe manini. APR iri kwibaka bisa nkaho iri kubirangiza muri finissage. Hari uyu Dennis Omendi n'umugande yarasinye baramwerekanye yanakoze imyitozo ku munsi w'ejo. Hakaza umutamu nawe mwene wabo umugande bamwita Hakim Kawanuka nabo nabakinnyi b'Imana bagiye gukompeta abamuzungu aba banuze babishaje be barafinda. Ibyo bigiraga ngo bagushaka ushuburi nibizongera kuba muri APR. Watara araza abumwataka umuntu bita Victor Mbaoma mwibanga rikomeye cyane ageze Kigali. Yaramaze igihe kinini ari muri Nigeria yaravunitse. Ariko mu mishinga ya APR kuba bashobora kurezerva umuntu bita Mbaoma ukaretinga umuntu bita Mamadou akagenda. Amadusi kandi mwe mwaramukunze.
nanjye ni naramwemeye ariko sinzi ukuntu ibintu byagiye bimunyuramo nyine nawe atangira kugenda agaragaza urwego ubundi sinagwa mukunzi nakunze. So twa tukiri muri equipe ya Rayon Sport nubwo mise nahuranya muri equipe ya APR ariko ni ibintu bijyanana ni uvuze kuri umwe jyana no ku wundi kugira ngo bigendane kabisa haba harimo stories zijya guhura. Iyi equipe ya Rayon Sport yakoze imyitozo mu byukuri baraza no gukomeza bano bakinnyi bari muri test ntago babasinyishije uyu mukongo ndetse n'uyu mugano n'uyu munyazanzibari mbabwiye ntago barasinya baragumiza bakora imyitozo mwagiye mubona uri muri bukamutara mu bitaga noze bitaga hari Aaron Gomez ano mutara yaje akahita avunika igitsitsino ninde wezna ni munyibutse muri comment munyibutse hari undi mutara muri Sport yakoresheje test avunika agatsitsino ataranaho hamwe tuvuga ati baba we hari no bita Nathanael yaraje njye nkibona timidity kabisa ko ari hariya bajya kumuzana ku kibuga njye navuga ati ngo nagazaho hamwe rwose muhe mubyihoreye ibi ngibi mubyihoreye rwose uyu nguyu Dennis so equipe ya Sport muri buno buryo bwo kuvuga ngo bakoresha amateste nibwo buryo bwiza umutoza Robertinho yahisemo avuga ati muzajya mugura abakinnyi nk'abakinnyi tuba tutazi bano bakinnyi baba barangiye n'abaje hano mu Rwanda hari abatipe nzi benshi cyane baba bari gushaka bipanze akazi abenshi hano mu Rwanda ntabwo bakora ibintu by'ubwa Argentine nk'ibintu by'akazi n'ibintu bagiye bafitemo qualification baba bayi qualified ntabwo reka da umuntu nk'uyu wagurishe Kaboy muzanye hano mwakumirwa arangishije ubundi yipanze ibintu nta n'umuntu bizi niba birego bajyaga baregana muri Ferwafa niba ajyaga kubibuya biburanaga online dushimira na Ferwafa ibintu bazanye byo kubura niba bakureze uraburana online nta mpamvu yo guhamagaza ngo ugende ujye hariya kereka byakomeye ni byiza ugasubiza ku mayemeri ubundi mugakemura ikibazo ni sawa. Aba bantu rero benshi bipanze akazi bose bari gushaka kuzana abakinnyi no urazi yuko nanjye nafite gahunda ari umukinnyi yitwa Muchengere akira muri Kenya Police nari ifite deal yo kumuzana muri equipe ya Gorilla haza kuza kwa mutuntu twafeira uri umutwe w'intu turagira amafaranga ariko bigakunda hano umuntu wese arabikora bano abanyamakuru benshi cyane mubona aba bagenzi bacu nibo bazana abakinnyi neza bano bakinnyi bari kuzanwa n'abandi Haji Mudahera ngo nazare kuzana umukinnyi reka da baba tuba mention uyu Romario Abdul Jabbar uraza abakinnyi afite muri shampiyona abantu bose bipanze akazi bari gukora nuze ubaja Rikari we anayimazemo n'igi ariko hari n'abandi bashyashya bari kubikora rero niba ugiye kuvuga ati turashaka kukuzana umukinnyi tukamushyira muri Sport bavuga ati muzane ibijyanye nuko ababayeho uramwishyura ayo mahoteli ababayeho nyine ari aho ngaho then aza kuri imyitozo mwashobora tumusinyishe ubwo nawe nyine ntihahita atangira kurira abantu barivovota ariko nyine baba bafite n'ibindi bari gukora icyo kintu nyambabwira muri Kigali ugomba kuba privat ukipanga ibintu by'imirimo myinshi gitandukanye ukabona amafaranga itangazamakuru ntabwo rihagije gusa kuko urumva ufite skills ushobora no kugenda naho bakinnyi bose bafite access babana dufollowinga ni nabo banatwataka akishina keshi tumuzana gutyo niwo ngo yari yanyataka bwa nshakire clip ari mu muhanga n'umukinnyi mwiza Muchenge muzamusearching ariko nacu nsanga amazi uyu mwaka adakina yaravunitse ariko agakomeza ngo njye sinzanakora test ibi bintu byo kudakora test nibyo equipe ya Sport idashaka kumva ngo ntabwo uzakora test wowe watsinze bingaye muri shampiyona yanyu niba uri umukinnyi utari umukinnyi nyine wabaye umukinnyi nyine w'icyitegerezo muri iyo shampiyona yone muri equipe mu gihe runaka imibare itagaragara ngo inukore test byo vuga ati ngo nyuma y'umwaka ushize oya nisaba Charles Barry bari baravunitse ndaza kubabwa ibya Charles Barry aba ba Majari wani bavunitse uramuzana agenda abesha muri shampiyona ngo njondo mukinnyi azana statistics z'umwaka ushize uyu nguse yakoze uwambwire imikino noze Aruna Musa Majari wakiniye Rayon Sport ntaho yagiye ntarwaye navunitse abapfumu banje babwira ati sinyine umukino ndibuze kugira iki nibi yumvira ibintu nk'ibyo ngibyo biri muri murambabaza. So ibyo bintu byo gukora amatest ni imwe rwose muri gahunda equipe ya Sport yiyemeje ndetse na Robertinho yakubwira ko ari cyo kintu azagenderaho kugira ngo amenye abakinnyi babinjiye muri equipe afite ubushobozi bungana iki. Robben yabivuze neza cyane ya ebana banaturitsa ya ebana yicarira abantu cyane ati twebwe tugura inuze hajya bisingukira
ko mareba iki shegera mareba ariko ni ibintu nyine biciriritse ati ntuzeye atugura muri buriya buryo ubwo yavugaga APR nyine kugura Chedebere kugura Godwin Ndibo nibakine bagahembwa amafaranga menshi bakabanagiye urumva icyo gihombo nk'ikipe y'ingabo ufite abantu benshi bakagutekereje imishinga babandi bakagufasha ahubwo ugasanga barishakira meya yabo babone mu yabo bigendere byo komisiyo bigendere afata bubaka amazu bagira iki batangire baza bivovota ngaye baba we murenga ugeze zagiye nyumvire nawe urwego rw'abantu dufite umuntu wese abashaka imirire nayo yayibonye si ikindi n'igiki hari umupasiteri ajya avuga ati ngo urahamagara ngo umuntu ngo azandangiye akazi ngo kazaba akabonye soza akubwira iki kandi yakabonye babwira ibyo Imana nyagasani so ubwo ngubwo nibyo ngibyo byo muri iyo siporo nibyo ngibyo byo muri iyo siporo ariko nanone nkubwire yuko Jeannette uyu Mukandayisenga Janine plutôt Mukandayisenga Janine yakinnye match ya mbere muri equipe ya Yanga Princess Yanga Princess rwose bakinaga match yabo ya mbere banatsinda 4-1 ni 4-0 gutyo nta gitego yatsinze kwa Tanzania City igitego cya kane Mukandayisenga Janine kabisa tumwifurize nyine uyu kaboy waturutse muri equipe ya Sport yabaye n'abategarugori yarafite ibitego ni 13 ariko yari top scorer amazina igikinini cyane atanakina yabaye kinyi internet aba top scorer bakinaga rero bashaka kumukuraho ubu ngubu rero bamaze no kumukuraho njya mu mabyuka match ejo twabaga dukurikirana mu nzove n'undi yaba bari n'abategarugori ba Sport bakina na equipe ya Kamonyi mu byukuri bayitsinze ibitego 2-0 nabwo byagwanye iminota ya nyuma ariko n'uyu mukobwa nyine yarasimbuye n'undi wikundwa Janet yese nafata umwanya top scorer gatsinda ibitego 14 umutoza rwa Ka Claude bakamushinza ko mu byukuri bana bakobwa bari kugenda bamunana kuba manajinga n'ibiki ati ashobora kuzatakaza imikino nk'inge bakatamucishaho rwa Kamushuti wanjye ntabwo bishimira system uri kubikoramo cyane pe ariko Rayon Sport nanjye ngubwiye ko Rayon Sport yabanye natagorwa yisa nkaho yasubiye inyuma amazina aremereye cyane avuye muri ko nakano kana kitwa Rodika karavuye muri Kigali kasubiye muri Kigali na kandidatire keza cyane kambara nimeje mwakabona kananutse Kigali ariko none Rayon Sport ikongiga kora nyine ndikuva reka mvuga wataka ubwo na Rodi hakaza uyu mukobwa yagiye mu gihugu cya Portugal amwita Ribéry nawe rero yavuye muri Kigali yaza muri equipe de Sport ariko biza kuranja nyine yibone equipe ajya muri Portugal Ribéry rwose ameze neza cyane team captain w'ikipe ya Kigali mbere yuko aza muri Sport ni umukobwa w'umuhanga cyane yakinaga kuri powe kabisa yatakizamu ariko nanone Sport nanone yise yongeye yisubiza Sifa yisubiza Sifa ari umukinnyi wa equipe ya Kigali yari muri Sport ariko ajya muri Kigali yarongera mugabo gatatu mwiza cyane kabisa umukinnyi w'umudefenseur ukurana rw'imoso bakata amasantere baranamushubiye cyane kuri match ya bakinaga mu nzove ejo bundi na Kamonyi undi mukinnyi yagarukaga ni Diane n'ungero wa Kigali nawe baramuzanye Diane nawe yahawe iminota mike cyane arakina rwakavuga ati nta bakinnyi bakiri batariyengaje nyine muri system ndi gukoreramo ati ngomba kweza iminota mike cyane yanyuma ikindi uyu muvandimwe Olga Peace uyu mwana ninjye namu break iyi Thompson ninjye nayi breakings ya Olga Peace no mungeri Olga Peace no murundi kazi mwigeme akina n'ikipe y'abarundi akina mu kibuga hagati mediateur emblématique ni kabi cyane neje bundi kaza mukabonye collab muri equipe bazakina game ya kabiri na Burkina Faso kipe namba ku rugamba nyine y'abagore ubwo nabigeme so bagorera mu Kirundi azaba hari ni umukinnyi w'umuhanga cyane controle ewan agira controle kuri baro idasanzwe tushe bana macenga menshi cyane gafite touch kabisa ni ibintu byiwe uyu mwana rero nawe yavuye muri Kigali yigiye muri Rayon Sport yamaze kwerekana umukino wa Rayon Sport rwose ko barobye nyine batanze umwanya barageze gutyo bayimakira bavuye muri Kigali bari muri Rayon Sport bayimakira kumubona muri defense so equipe ya AS Kigali cyo kuvuga nta bushobozi pe abakinnyi bose bafite amadeni y'amezi 5 none ibi bintu bigeza ahantu bibi kibazo kiremereye cyane umujyi wa Kigali koko mwoka byaramwe ko nta kintu utakoze ugafasha ikipe y'abahungu y'abagabo mwafashije ikipe y'abana n'abategarugori mufashe ikipe y'abana n'abategarugori tubone babayeho mu buzima bwiza pe bano bana babayeho nabi amazu babamo barenda no kubasora mbese bafite amezi 5 birababaje uyu nguza Zawadi umwata kwa Kigali gitangiye ibitekerezo byo kujya muri Yanga Queens
ari kuvuga ati tumufasha gukora ama highlight, ati mwari mumfasha rwose ibintu bimeze nabi cyane mu highlight ndebe ko muri Young Queen bamfata. Ariko hano afite ofure muri afite kuba yajya gushaka gutigita inuze banuze bari muri nuze bari kumufasha gushaka ikipe bari bere bo muri bigiye muri Portugal, nahavuga yuko bigenze neza cyane hari abagizi ati cyo bashaka ni highlight. Mwumva ubukene buri muri bano bategarwonje mwana nibonye n'ikipe ya Fatima ejo bundi rwose padiri wayo yanga guhemba abakinyi bakarira, umutoza Saida yaciye muri AS Kigali ararira, Islamukazi turababara twese bati ibi nibyo biri kwaya muri football feminine. Tubigenze dute? Ntibashaka kwishyura abantu bakoresha inujya kugiki abantu bazabaho bate. Izo operation ndajya ngo nzipanga muri iyi minsi. Twagiye tuvuga zeno za breaking, tuvuga za transfer, ariko ndagira ngo ngenza muri buno buryo. Mumbwire niba muzabukunda. Ngenza nicare gutyo mirite mvuge, nivovote mu ibintu byo kuza umuntu asigiriza tubiveho. Oya, hari ibintu bikeneye guhinduka muri football. Parmana bayiho nabi baratwandikira akabitubwira. Dufite amaripoti. Hey, nago umuntu azana ngavuga ibintu. Nandiri vugira usimusozi. Ibintu birahari. Mwebwe mwoninza amakipe, mwoninza ibi. Haya. Tujye tubivuga ibintu mukora. Ntabwo ari byiza. Reka mushaka gushyira mu gifu cyane mushagweza abantu. Mani ibintu mba mbivuze nese njyo nanjye kuzana ikibazo cyane. AS Kigali cyose ifite ikibazo kiremereye cyane kandi bizajya ku murongo. Very soon ndabizi. Tuzajya turi extrovert, tuzajya tubishyira hanze rero. So nuko ko gahunda zimeze bwongo ni equipe ya Sport twa turimo nakubwiraga yuko nyine ama equipe nyine kugenda yiyubaka mu byukuri amagaju nijo mu mwabonye kandi sinisha abakinnyi 5 bakongore ama equipe ari kwibaka cyane. Amagaju afite match ya Sport ndetse na equipe ya APR turi gitangira kabisa muri shano za mbere ama equipe arimo. Ibintu biraryoshye cyane baba we ama equipe ari kwiyubaka mu buryo budasanzwe. Mu buryo budasanzwe. Ubwo mu nkuru za equipe ya APRFC ariko ntago nibagiye baba we Kasa Mbungu Andre Kasa muri equipe ya Jamus, equipe iri gukinamo Alon Gomis waciye muri Rayon Sport. Namvuye kure manura mu rundi wari muri muri bukira match ya gishuti bakiniye mu Nzove. Hari baraje babatsinda byinshi ni bitanu hari. Aaron nuze Alon Gomis ndetse na Mamvuye kure Manuel Manu kunzi kwita Manu bose bakinaga muri equipe. Hari n'umunyarwanda urutse kujyayo n'uzahirutse kujyana Kasa ni Indera ni Maripangu uyu wa muri Rayon Sport uyu muri Gekina Gasogi naho yagiye muri Jamus. Iyi Jamus rero bamaze gutandukana n'uyu nguyu n'umutozo w'umunyarwanda Kasa avuga ko rwose bamusezereye, ariko hari nandi makuru avuga ko ari ibibazo by'amarikritoma ngo yumvishe ngo bimuramye n'ikindi cyatabihabwa neza akadipartanira equipe. Ariko Kasa n'umuntu yaramaze kuyifasha maze gutwara ibikombe bitatu. Kasa ameze neza, yarameze neza. Ubwo rero yamaze gutandukana n'iyo kipe. Ibyo byose ni ibintu biba biri hano kuri imihanda. Indi breaking news kabisa nuko uyu mukinnyi w'umunyarwanda Mangwende Manishimwe akina equipe ya AS Limassol yamaze kugira ikibazo cy'imvune byo kuri bamubaza mu ivi. Bavuga ko rero ashaka kuzamara amezi 6 hanze. Ni inkuru y'akabaro cyane ku banyarwanda. Uyu ni umukinnyi udufasha kenshi cyane kandi yari mu bihe bye byiza rwose akina bari umusaruro mwiza cyane ku Rwanda. Ubwo rero gatatu yacu urumva ko iri mu bibazo, ariko bane mugabo Jean Claude ngo abipanga gutyo ngo bajye babikora neza, ariko urumva ko ni ikibazo umukinnyi wacu yahuye nacyo umusengera. Si ibyo ngibyo se biri kuvuga ugira ngo ni ibyo ngibyo biri kuvugwa ubwo ngubwe ibindi byo ndagenda ndikodinga ndaza kugenda nyine noza gake ariko muze kujya kureba iki kiganiro nyine twakoze kuri Nino TV kirajya ku munsi w'ejo nyine cyaza kujya saa 10 muze kugenda murebe tugaruka kuri breaking kabisa kuri radio Sam Karenzi ngaruka kuri Rugangura Access transfer ye Rugangura Access twamukundaga twese twamwirefiyeho, ariko dushaka gutungurwa no kumva asezeye itangazamakuru akigira state gaca mu France akajya state rwose ni uko gahunda zimeza akajya kwibana n'umuryango we nawe akamira neza cyane nkuko abandi banyamakuru bagiye bagenda. Murabizi ko barugimbana niko bagiye barutamu bose kandi bapatiha barugira bose bigira muri bihugu ya birimo amafaranga. Iyo amaze gukora noneho twebwe bino minota dukora ku ntuguzi igikundira muri bano bantu bo hanze aba diaspora bakagufasha mukagira iki bakagushakira opportunity ukagenda ukajya kwikorera gufata amafaranga yica n'ikize Nyarugenge. Ibyo dufite igikundiro ariko na amafaranga, niyo mpamvu rero uzabona abantu baturumbutse kona bari bukazi baragiye. So bro ndabashimira abantu mukundi platform kandi subscription ngiye mukunza mubone izi nkuru. Narindi muri Igo Sound Studio kwa Krema ndabivuga cyane kugira ngo nanyumve.
baba we Kerema kabisa abagufitiye izo serivisi nyine zo kuri codinga, ariko none turi kumwe na Luxuria International ibikoreba neza cyane. Basacinge kuri www.luxuria.rw ubundi urebe ibicuruzwa bacuruza. Ni mwari mutistash, mwari w'imikino, mukomeze kubana nyine nanjye. Mujye mwandika comment mumbwira ati twebwe duherereye hanga turagukunda, tugize ikimbashye muri group ya WhatsApp tuganire, aho duhura n'umukada, aho duhura naye tuganire kabisa, dusharigize information. Muri abantu bacu nimwe dukora bino bintu kugira ngo nyine bigire influence yo mu bikunze. Turabikunda mu misiri imbere, nzazana content zirimo n'amasomo zirimo n'ibiki n'ibitabo twabyikoreye, muzageraho mu bikunde. Nta kundi tururwaruka mudukundire muri buno buryo, tuzageraho twineneke no kuri za mikro kwa ministry, mukomeze kugenda mudukunda. Byose n'Imana ibigena kandi hamwe namwe bizakunda. Imana ibarinde. Ciao ciao.